ku cyumweru tariki ya 12 ukwezi kwa gatatu 2023 umunsi wa 71 w'umwaka. Icyumweru cyari gifite intego ivuga ngo imbaraga z'Imana zikorera hirya cyangwa hejuru y'amahame y'abantu, intambwe nsha. Ntutinye amagambo bakuvuze, kuko abakuvuze bose ngiye kubashyira mu ndi mutima. Igitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 19 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yesaya arababwira ati, mubwire shobuja muti, Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo wumvise. Abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse, nzamushyiramo undi mutima. Ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo nzamwicisha inkota. Umva nshuti y'Uwiteka, komera witinya. Nubwo bavuze ko utazabaho, uzabaho. Nubwo bavuze ko utazatera imbere, ariko uzatera imbere. Nubwo bavuze ko ntacyo uzimarira, ntabwo ariko bikigenze, uzakimarira. Nubwo bavuze ko abana bawe batazakura, ntabwo ariko bizagenda, bazakura. Nubwo bavuze ko uzakora ugahomba, ntabwo uzahomba ahubwo uzunguka. Nubwo bavuze ko utazigera waguka, ariko Imana iguhaye kwaguka. Ndetse abo bakuvugaga, Imana ibashyize mu ndi mutima. Abakugambaniraga ibashyize mu ndi mutima, abakurogaga ibashyize mu ndi mutima. Imana ibashyire mu ndi mutima. Abakuvuga, abagufitiye ishyari, abakuroga, Imana ibashyire mu ndi mutima, kugira ngo nawe utere imbere. Mana, urakoze ko iki nacyo ukirangije. Iki kirere cy'umwijima ugikuye mu buzima bwa mwene data. Aba bamuvugaga bashyire mu ndi mutima, abamurogaga bashyire mu ndi mutima, abamufitiye amashyari bashyire mu ndi mutima. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.